Reka nongeye nk'uyu ikaze wakurikiye ku Mugereka TV. Imana ikomeze kuduhana umugisha kandi wumve ko uri umuntu w'agaciro cyane. Ngira ngo nimba ujya usoma Bibiliya cyangwa se ujya wumva inkuru zivugwa n'abandi basomye Bibiliya, wigize kumva inkuru y'umugabo witwa Daniel ko yigize kujugunywa mu rwobo rw'intare azira kwizera Imana cyangwa gusenga Imana. Gusa abantu benshi bazi ibyo ngibyo mvuze, ntago bazi imva n'imvano yabyo. Gusa tugiye kwinjira twumve imva n'imvano ya bino bintu, uko yaje icyatumye ajugunywa mu rwobo rw'intare. Icyo nkwibutsa ni ugukora subscribe, ugakanda ukazogera. Rega ni ibintu biba byoroshye gukanda, kureba hasi rwose nta n'isegonda bisaba, ukareba handitse subscribe ugakandaho, ugakanda ukazogera kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byose dukora, ujye uhita ubibona tukibishyiraho, umenyere amakuru ku gihe. Kandi nimba ikiganiro cyaba cyanakuryoheye ujye ukanda kuri like. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo wifuza kuduha cyangwa icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha, cyangwa niba ari ikibazo wagize ujya muri comment ukabyandikamo, tugakomeza kubana tukagura umuryango mugari w'iyi YouTube channel yacu yitwa ku Mugereka TV. Uyu Daniel yari umutegetsi mu gihugu cya Babuloni cyari kiyobowe n'umwami witwa Darius cyangwa se Dario, cyangwa se nushaka kumwita Darius. Uyu Darius yari umwami wa Babuloni, gusa akaba yari afite abategetsi batatu bamwunganiye bamufasha kuyobora intara za Babuloni zose. Gusa muri abo bategetsi batatu bamwunganiye harimo n'uyu nguyu Daniel. Kandi Daniel akaba yarakundwaga n'uyu mwami cyane rwose, bakaba bari n'inshuti y'uyu mwami amukunda kubera ngo uyu Daniel yari inyangamugayo kandi azi n'ubwenge. Yari inyangamugayo azi n'ubwenge. Gusa bivugwa ko n'umwami yashaka kumugira umukuru rwose wa Babuloni yose. Umwami yashaka kumugira umukuru wa Babuloni yose. Gusa abo bandi bari bafatanyije kuyobora uko bari batatu, abo bandi babiri bari basigaye ngo baje kumugirira ishyari, bashaka ikintu cyose bamugambaniraho barakibura kubera ko yari inyangamugayo. None nibwo baje kwicara batekereza ikintu bakora kugira ngo noneho bamushyirishemo uwo mutego naze kuwusimbuka. Nibwo begereye wa mwami Darius wa Babuloni, baramubwira ati shyiraho itegeko yuko muri ino minsi 30 yose igiye gushira y'ukwezi igiye gushira nta muntu usenga indi mana cyangwa se usenga undi muntu uwo ari we wese usibye wowe mwami gusa. Abantu bose bamare iyi minsi yose bakuramya bari we basenga. Umwami aranje arabyemera aranabisinyira. Kubisinya byari bivuze ko iryo tegeko ridagomba guhinduka, bigomba kurangira rwose iyo minsi yose bari bihaye irangiye. Gusa uyu Daniel akimara kumenya iby'iryo tegeko ntabwo yigeze acika intege, yakomeje gusenga Imana ye nk'uko byari bisanzwe. Bivuga ko iyo yajyaga gusenga yakinguraga inzugi amadirishya y'ahantu yasengeraga, yarangiza agasenga agahura n'Imana ye nyine mu masengesho. Gusa baje kwa ko babizi ko yabikoraga, ba bantu bari bamugambaniye baje kujya kumuneka basanga ari gusenga. Baranje bajya kumurega ku mwami nyine wa Babuloni Darius. Umwami wa Babuloni nawe byaramubabaje ubwe, arangije abura uko abigenza kuko itegeko yari yarisinyiye kandi itagomba guhinduka. Abuze uko abigenza, arangije aravuga ati nta kundi, ashyiraho bamuha igihano cyo kujugunya Daniel mu rwobo rw'intare. Niko bamujugunyemo. Gusa bakimujugunyamo umwami byaramubabaje rwose. Bivuga ko iryo joro yaraye adasinziriye atanariye, ndetse ngo nta n'indirimbo n'imwe bigeze bacuranga ngo imuryohere amatwi, kuko yarahangayitse kubera inshuti ye n'umuntu yakundaga Daniel bari bamujugunye mu cyobo kirimo intare. Ngo bukeye mu gitondo umwami yagiye kuri rwa rwobo rw'intare hejuru, arangije arahamagara ati ariko mbere yuko dukomeza iyi nkuru ushaka kuyisoma wajya mu gitabo cya Bibiliya ukajya muri Daniel 6 igice cya 6 niho usanga ino nkuru yose. Kadukomeze. Nuko umwami ajya hejuru ya cya cyobo, arangije arahamagara ati Daniel, mbese Imana ukorera
yabashije kukurokora iyo minwa ayo menyo y'intare. Noneho Daniyeli arangije aramusubiza ati mwami urakabaho urakarama, Imana yanjye nsenga kandi nkorera yabashije gupfuka iminwa y'izi ntare, ntizabasha kugira icyo zinkoraho. Ubu ndacyari muzima kandi ndi n'intungane imbere yawe, nta cyaha nigeze nkora. Umwami biramushimisha, arangije ahita atanga itegeko yuko bamukura mu rwobo rw'intare, ndetse ahita ashyiraho n'ibihano kuri ba bantu bari bamugambaniye ndetse n'imiryango yabo, baba aribo bafata babajugunya muri rwa rwobo rw'intare. Ngo bakimara kubajugunya muri rwa rwobo rw'intare, intare zabasamiye hejuru, bose zirabashwanyaguza zirabarya. Ndetse umwami ngo yahise ashyiraho n'itegeko mu gihugu cyose cya Babuloni, cyangwa se muri uwo mujyi wa Babuloni, ashyiraho itegeko, aravuga ati abantu bose batuye muri uwo mujyi cyangwa se batuye muri icyo gihugu bagomba gusenga Imana ya Daniyeli, Imana yo mu ijuru, kuko niyo Mana ikiza ndetse inashoboye ibintu byose. Abantu bose batangira kuzaba basenga Imana imwe rukumbi yo mu ijuru. Iki inkuru yakwigisha ikintu cya mbere yakwigisha ni ukwizera Imana, ukayizera ko ariyo Mana yonyine ihari. Ndetse ikindi kintu iyi nkuru yakwigisha ni ukuba inyangamugayo, ukamera nka Daniyeli. Ni byinshi inkuru yakwigisha rwose bitewe n'ukuntu wayumvishe, gusa ibya bintu byo kumva ngo Daniyeli ngo yajugunywe mu rwobo rw'intare ngo kubera gusenga Imana, ibyo nibyo nashaka ko mwese, ibyo byo mwamubiza ko nashaka ko mwese mumenya imva n'imvano byo kugira ngo Daniyeli bamujugunye mu rwobo rw'intare. Inkuru yacu rero, ibiganiro byacu byo nakagaruka, icyo ngusaba ni ukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu vuba kandi byihuse, ndetse ukanadushyigikira. Nyine no gushyigikirana mukaneza imbere, naho hantu hasi ubona handitse subscribe ukahakanda, washaka ukanakanda ukazogera kugira ngo ujye ubona notification mbere nyuma yuko tumaze kugishyiraho ikiganiro ako kanya. Ndetse niba ikiganiro kiba cyanakuryoheye ugakanda kuri like, washaka kubaza ikibazo, washaka kuduha inyunganizi, washaka kugira ikintu icyo ari cyo cyose tubwira, ukajya muri comment ukakitwandikira, cyose turakibona. Rero mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.